Kalisa kugira ngo ibyo turimo wabibonye ya turi gukorwa ryo Duhame Kadri ni umushinga rero PPDA n'umushinga rero ugamije kuzamura ubukungu bw'ingo zifite ubutaka butoya. Anthony ni umushinga PPMDA umushinga ugamije nyine kuzamura ubukungu bw'ingo zifite ubutaka butoya. Ejo ngakwibutsa yuko twari hehe? Twari Nyabimata, twari Nyabimata mu karere ka Nyaruguru, aho uyu mushinga ushyirirwa mu bikorwa n'umuryango Adenya ni mu mirenge 3 Nyabimata, Muganza ndetse na Kivu. Ubu rero noneho twimuye ingando twaje mu karere ka Huye ari nako radio yacu ikoreramo. Ubu niho tuherereye, aho uyu mushinga ushyirwa mu bikorwa na Duhame Kadri mu mirenge ya Kigoma ndetse na Maraba. Tukaba turi hano ku biro by'umurenge wa Maraba. Ubivuze ngo turi kumwe n'abanyamaraba ndetse n'abanyakigoma. Ejo rero ejo twaganiraga ku bikorwa uyu mushinga watangiye mu mwaka wa 2012 wabagejejeho mu bijyanye no kuzamura ubukungu bw'izo ngo zifite ubutaka butoya n'imirire, yewe zihaza mu biribwa, zikagira imirire myiza haba ku bana ndetse nabo mu muryango bose, bakagira ndetse bakanatozwa no kugira isuku. Aha, ngira ngo rero ibyo ngibyo twabigarutse ku munsi w'ejo, nta nubwo turi bujye kure y'ibyo ngibyo uyu munsi nanone. Uyu munsi ntabwo tujya kure y'ibyo ngibyo. Ubu bimeze bite? Barebaga ngo bavuye he, bageze hehe, umushinga ubasize hehe, urasoza ibikorwa byawo muri uku kwezi kwa 12 muri uyu mwaka. Twarebaga rero ngo ubavanye hehe, ubagejeje hehe. Abakurikiye radio wenyine ndagira ngo bumvise barareba ese umushinga ntago wacukije imburagihe. Ibyo turongera tunakigarukaho turebe ese umushinga hari aho bagejeje, wenda niba abana bagenda uko akunda ucutse umwana ukavuga uti uyu nguyu nubwo yahekenye ikijumba yabaho. Twaranababazaga tutese ko umushinga ugiye aho bya bikorwa karima k'igikoni, za nkwavu tuziko babafasha no korora amatungo magufiya, ubworozi bw'amatungo magufiya, aho ntibita bihagarara aho ngaho. Hari ibyo batubwiye, turi kuvuga ngo hari ibyo batubwiye tutagira ngo tutabakopeza mukaza kuvuga ibyo batubwiye kandi yenda hano atari ko birimo turanabakopeza ku bibazo. Ubu ngubu mube mubitekerezaho kugira ngo mutaza kubura ibyo musubiza. Ahangaha rero Danton, reka wavuze ikipe y'abanyamakuru ba radio Huye turi kumwe, ariko reka nze mu kanya tubabwire n'abandi turi kumwe. Abantu bo turi kumwe ni benshi cyane bagiye batandukanye, ari abayobozi bahagarariye Duhame Kadri ndetse ubuyobozi bw'umurenge nyirizina. Yewe twanagendanye n'abatekinisiye bacu kuri radio, harimo Jean de Wayezu ndetse na Ndekezi Edouard na Sabu. Ubwo rero navuga ngo ekipe iruzuye cyane, no kuvuga ngo radio Huye yimukiye ku murenge wa Kigoma. Muri abanyamugisha rero ndabeshya abanyakigoma, muri abanyamugisha bakomeye cyane kubona radio yimuka ikazana ibirindiro hano. Utaza kureba kuntu birabigeze ngo ugire ngo bya bindi bisanzwe. Mwashyizeho udutelefone twanyu, muri kumva tuvuga neza? Muri kutwumva? Aha, ndabona urubyiruko, abanyonzi, ndabona Danton bavugaga rero ko turi kumwe na Kalisa Evariste, ni jewe nanjye ubwanjye. Nawe ubwawe wanze kwivuga ngo utazakura. Ngo ntazakura, ahubwo ntazanga gukura. Ndashaka gukura. Uyu musore mureba ubwanwa butohagiye yitwa Danton Gasigwa. Hariya rero hari abadufashije, mwakomeje kubona bakayakaye ibyuma n'ubakidufasha, amajwi akaba ari kuva hano Kigoma, akaba ari kugera i Huye, akagaruka igihugu cyose avuye hano mu Banyakigoma. Harimo Ndekezi Edouard, harimo Engineer Wayezu Jean de Dieu. Turi kumwe rero n'abandi baza kudufasha kugira ngo muze gusobanukirwa n'ibijyanye n'uyu mushinga wakora ibikorwa byawo mu karere ka Huye, ibiri Kigoma ndetse na Maraba. Turi kumwe na Bizimana Gerard, ni umukangurambaga muri uyu mushinga. Turi kumwe kandi n'Uwimana Chantal, ashinzwe kuboneza imirire.
turi kumwe n'uko bukeye Charles, Mbanzabugabo iri na Nizeyimana Alexis. Abangaba n'abakurikiranye ibikorwa rusange byo kurwanya imirire mibi muri uyu murenge wa Maraba na Kigoma, kuko nyine mwumvise yuko ntabwo bahinga gusa ngo borore hanyuma babijyane ku isoko, banarwanya imirire mibi. Abangaba rero n'abafatanije n'uyu mushinga. Turi kumwe kandi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigoma, n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo akaba ari Nshimiyumuremyi Laurent. Abangaba bose turaza kuganira. Bivuze ngo turi hano mu buryo buzwi n'amategeko cyane. Ubu wankoraho twase ntabwo twaza twacengeye, ntibishoboka. Kirazira. Hagira unkoraho. Ariko tubundi wagira ngo hari umuntu wagukoraho. Nkurikije ajye n'untunga urutoki. Nkurikije uburyo abantu bigishijwe na Adenya nayo yashyiraga mu bikorwa uno mushinga. Ukuntu twabonye mu gice cya Nyaruguru, twabonye ejo Anthony ndakumara impungenge nta muntu wagukoraho. Oya ntawagukoraho. Abantu barigishijwe, bazi ikinyabupfura, noneho n'ubusanzwe no muri leta y'u Rwanda, muri leta y'ubumwe n'intore. Subu nizora reka numva intore reka nze numve. Intore ntiganya niko byazira ndabona rikomeje kugira Anthony rero. Aba bantu rero bagiye kutubwira uburyo bahinze bakorora, aho bavuye, aho bageze, bafatanije n'umushinga Duhamika, n'umuryango Duhamika diri mu mushinga PPMD. Ibyo ngibyo uvuze ntabwo ari byemerewe kuvuga gusa, niba nta naho wavuye rwose ahubwo warasubiye n'inyuma nabyo tubwire. Nimba hari n'uwasubiye inyuma bugatubwire. Ahubwo ushobora kuba warasubiye inyuma si igitangaza, cyangwa se ugakora kugeza igihe udatereye imbere. Ubwo se umuntu yemerewe gukora adatera imbere? Bibabaho. Ese ko hari umuntu urya cyane, hari umuntu w'umufundi, ntabwo ndi buvuge ngo n'abafundi bose, yakoreraga 5 akarya 3. Ubu iterambere ry'umuntu ryari inzozi. Noneho ubu ngubu bororaga urukwavu rwabyara inkwavu nk'eshanu bagahita bakazaryamo nk'enye zitogose. Oya, abo ntabwo bahari, reka twe kubavugira. Ariko reka mu kanya muze mutubwire, ngira ngo turakira abangahe buriya ko nk'abantu nka 5 6 ntacyo batandatu muraza hano kandi dukurikije genda murayumva. Abadamu 3 n'abagabo 3. Ntabwo ari abagore gusa, turashakamo abagore n'abagabo. nakubwiye mwebwe muracyatinya imbere ya gitifu, mukitinya imbere y'abayobozi ba Duhamika diri, mugatinya. Abandi bo rwose abantu banze menye. Ntabwo nitumenye impamvu wenda niba ari gitifu batinya, turamusaba basuye muri biro bisanzure. Niba ari byo, niba atari byo, ubwo wenda turamenye izindi mpamvu. Uraho wa mugabo we? Aho cyane. Tubwira amazina yawe, witwa nde? Twaruvuna Nyarugorora mu murenge wa Maraba, akarere ka Huye, umudugudu wa Gashara. Umudugudu wa Gashara. Kuki wari watinye guhaguruka? Mpamvu twari twabonye ko ibyuma byari bitarajya kuri gahunda. Nubwo bimaze kugera kuri gahunda rero, umwanya no wacu. Hanyuma ngaho mbwira wowe, Duhamika diri yakugejeje kuki, ni ibiki wigejejeho wavuga ngo narindi muri uyu murongo mubi cyangwa se mwiza, none ngeze muri uyu murongo mwiza cyangwa se mubi? Anthony yamugejeje kuki muvanye hehe? Duhamika yasanze ndi umuntu umugenerwabikorwa ukiri hasi, ufite ubutaka butoya, imaze kuhagera ingurube ndayorora, maze kuyorora ibigana bya mbere bimaze kuvuka byorora amezi 2. Ubutaka butoya. Ifite ubutaka butoya. Hanyuma ibyiciro, gahunda y'ibyiciro yari yaraje. Yari itarazi. Rero na mbere nta butaka nari mfite. Nta butaka wari ufite. Bavuze ubutaka buto, ntago ubona ikintu cyo gito bitewe nawe uko ubitekereza. N'ubutaka bungana iki? Karimo gatoya k'intambwe 10 ku 10. Ubuze ko kituze n'ikibanza cyajyamo inzu 10 ku 10. Wari ugiye gupfa ukanyagwawe. Ubwo rero Duhamika imaze kuhagera
inyigisha uburyo bwo kuhinga umurima w'igikoni. Umurima w'igikoni maze kuwuhinga mvanaho imboga, banza guhaza umuryango wanjye, nsagurira n'isoko. Amafaranga nkuyemo nkabasha nyongera nayanguruye maze kubwagura, maze kwitura abantu 3, nanjye none ibigana bisigaye ndongera ya mafaranga avuye muri ka karima gatoya basha kongera ubutaka. Wongereye ubutaka? Nongera ubutaka. Gute? Uraguze umurima w'umugende mu kabande ngura amafaranga 1,100. 1,100 ubikuye he? Ubikuye mu ngurube se cyangwa ni muri izo mboga wahinze? Ubikuye mu ngurube. Ubikuye mu ngurube. Ubu rero aho ngeze ubu ngubu ejo irongeye kubwaza bwa kabiri, ubu nongeye ngura undi murima w'umusozi wa metero 120, mugura 1,150. Kukomeye. Ndumva ndi kugira ubwoba. Ndayishimira kuko niyo yangejeje aho hose kugeza na n'ubu abanyikataje, abandi umuntu uhagarariye abandi nabo maze kugenda biteza imbere kamaze kwagura. Ko numva uteye ubwoba. Aho se ndibaza muri uyu murenge hari umuntu ukurusha ubukire? Muri uyu murenge iyo wigereranije n'abandi? Muri uyu murenge nkurikije ubushobozi Duhamike yanyigishije ubutekinike, ubwenge yampaye ndabukura kuri Duhamike. Nyuma ndavuga mu mitungo igeranye n'abandi tubwire. Iyo uca ahantu nk'agacupa wenda kafanta cyangwa ak'ikindi kintu nigeranya tubwire. Ubona uhagaze ute? Buryo nifata nk'abo bane nanjye bageze mu rwego rwo hejuru, nanjye numva n'umuntu ukomeye cyane. Wumva uri umuntu ukomeye? Ntabwo ari wowe umukene mu mudugudu utuyemo? Ntabwo ndi umukene. Ntabwo uri umukene? Umuryango wanjye mbasha kurira mituweli. Ubasha kurira mituweli? Imbere byari bimeze bite? Mituweli warayiriraga? Nta mituweli nagira. Waryaga kangahe ku munsi? Naryaga 1 ku munsi. Ubu ngubu? Usigaye urya 2 ku munsi. Usigaye urya 2 na 3 kazaza? Nako kazaza. Ubwo niwongera ukagura n'undi murimo ukagura n'uwundi? N'ingurube zikabyara inka? Zikabyara inka. Ingurube ibyara inka? Irabyara cyane. Ariko ntabwo ibwagura. Ingurube ubwayo irabwagura ariko ntabwo ibwagura inka, irayibyara. Reka tugere kwenda izo ngurube zitera intanga zikabyara inka. Ndabona nanjye negeranye n'umubyeyi hano. Reka tumubaze nawe atubwire, arabanza atubwire ukuntu yitwa n'aho yaje aturuka. Nitwa Nyirantezimana Dorofera, naje nturuka mu mudugudu wa Karambi, akagari na Kanyabisindu, muri uno murenge wa Kigoma. Dorofera, iyo myambaro wambaye yitwa gute? Tubwire iyo style wadoze iyo myenda yawe yitwa gute? Akakitwa akaribaya gaciriritse nyine k'abantu boroheje. Jewe ndabona ari akantu gakaze kitwa akaribaya gaciriritse. Reka turebe akangaka nko muri 2004 na 2005 wari ugafite? Oya. Byaturutse byaje gute kugira ngo ushobore kukagira gaciritse? Reka gaciritse ntabwo kari hasi, ntabwo ari ako hasi cyane, karaciritse kari hagati. Urebye ndetse ubu ngakesha none umushinga wa Duhamike Adrien ku bwenge bakomeje kumpa kubera amahugurwa nagiye mbamo yo kwigisha yo kujya mu isuku n'isukura. Nanjye nabonye ntari umugore wo gusigara inyuma, ku buryo nanjye nakwambara byakubita ihuku. Kubitanye neza gute? Kubikutiya nyine uze kunongera agatoki cyambaye neza. Nawe cyambaye ntabwo hano nawe twawe nambaye cyakubita ihuku. Noneho rero ubwo ngubwo nanjye mbona ko ngomba nanjye kuba aho mariye kuba umuyobozi ukuriye itsinda. Navuze ntabwo naba ndi umuyobozi ukuriye itsinda, noneho ngende nk'abandi urugero rubi, ngomba kubaho urugero rwiza rwo kwambara neza, nkaba nkore neza banderereho. Ariko mbere wari ubayeho gute? Ubundi mbere jewe icyo nkesha uyu mushinga, ubu buhamya bw'ukuntu wari ubayeho mbere uyu mushinga utaraza. Uyu mushinga utaraza nari umubyeyi ufite abana ariko mfite n'ibyo kurya ariko ntazi kubitunganya, ntazi guteka indyo yuzuye ku buryo buhagije. Ariko watekaga icyo tuzuye? nafataga ibishyimbo abiteka, ntangiza ngafata urutebo rw'imyumbati ngegereza mikoro nkarutonora, narangiza nkarunga nkagereka ku bishyimbo, igikono kikuzura,
ubwo ngasuka ku nkoko nkabanze ko abana banjye bariye bavuyaraye inda zajya hariya bahaze nkumva bawufashe rwose bawutambana nkabanze ko iyo ndyo yuzuye ubundi inda zabaye imidushyi nkabanze ko iyo ndyo yuzuye naho ubu ngubu nzi neza ko indyo yuzuye igomba kurangwa n'ibitera imbaraga ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara kandi duhinga hano iwacu ubwo rero maze kubimenya nahise mbona ko nanjye ubwanjye mbyifitiye imboga nazihingaga ibirayi nkabyeza. wari ufite imboga ariko ntumenye kuzirya? simenye kuziteka, nkaba nzi ko imboga zo mu itumba zitera inzoka, napfaga kuzirya muke. wapfaga kuzirya muke? ni ukuvuga ibintu wowe wari ubifite ariko utazi kubirya? ntazi kubiteka, ntazi ko ubwo ngubwo nyine bifite agaciro. ese hari abandi ujya wigisha guteka wenda batari muri Duhamike? iyi barahari cyane no mu mudugudu ndetse barahari benshi kuko bandebeyeho. ubu ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora kurya indyo itarimo imboga. abana bawe se bari bameze gute, cyangwa mu rugo n'umugabo nimba umufite? abana banjye nta bwake bari barwaye ariko ntabwo bari bameze neza nk'uko bameze ubu. nawe si uko nguko wari umeze? nanjye si uko nari imeze. birashobora kunyenyera. ni ukuvuga ngo banyigishije no guhagarara mu bandi nkavuga ijambo. ubundi iyo ntabwo ari kuntunga mikoro nk'uko nguko. ubu ngubu uba waciyeho wagiye wanyegeye nahise bihisha munsi ya aho tugenda ukuntu wabikoraga turebe ukuntu wabikoraga. ari kwirebera hasi nyine ni nk'ibyo tu sinkuvugisha. Danton, reka n'abandi bahereza mikoro batubwire. reka hari umumama hano wambaye urunigi yashokoje uruhanika. uyu mubyeyi nawe reka turebe icyo Duhamike Adrien yamugejejeho. muraho neza? muraho. nitwa Nyirangendayo Yosefa, nkaba ntuye mu murenge wa Maraba, akagari ka Kabuye, umudugudu wa Gashara. Pepe Mudeya imaze kugera iwacu yaje 2012. muri 2012 bahise ubwo baduha amahugurwa. yegereza mikoro neza, ifate nk'uko unyifashe. baza ari abantu baje gushaka abantu batuye ku butaka butoya budafite imbega icyo bubamo. ese ubwawe bwanganaga gute? ubwanjye bwari nka metero 30 kuri 20. 30 kuri 20? nibwo wahingagaho cyangwa nubwo wari utuyemo? nibwo nahingagaho, nanabutuyemo rwose. ubwo narahingaga kandi nanahatuye. yego. ubwo rero bamaze kuza bahise bantora kuba umugenerwabikorwa. maze kuba umugenerwabikorwa bahise baduha amahugurwa. bamaze kuduha amahugurwa bahise ubwo bazana ibintu tugomba gutombora. naratomboye jewe ngira umugisha ntombora itungo ry'ingurube. itungo ry'ingurube maze kuritombora nararijyanye ndaryorora mu buryo batwigishije. maze kuryorora ryarabyaye ubwa mbere. ubwo buryo butunyuriyemo nk'amasegonda? uburyo batwigishije batubwiye ko tugomba kugenda tukabanza tukubaka ibiraro twamara kubyubaka bakaduha amatungo, hanyuma tukajya twororera mu biraro. ikiraro kimeze gute? ikiraro gifite isuku kinini cya metero 1 kuri 2. ese gifite isuku ni igikubuye cyangwa wagera mu rugo ntabwo wasanga ari mu gisogoro? ikiraro cyanjye rwose kirasukuye kimeze neza. agahita avuga ati ririya tungo jye sinshobora kuryorora? tungo ryanjye rimeze neza nta kibazo. ubwo ntibyatinze ryahise mbangurira. maze kubangurira ryaje kubwagura ibibwana 7. bimaze kuvuka nituye abandi baturage 3 maze kubitura nsigarana ibibwana 4. ibibwana 4 ubwo wihutishije ibintu byajemo iki? ibibwana 4 icyo nabibyajije nashatse andi mafaranga nkuramo umurima w'ibihumbi 50. ibibwana nabigurishije ibihumbi 40. nkuraho undi murima w'ibihumbi 50 ku mafaranga nakuye mu mbuto nahinze muri ya fumbire ya ngurube yampaye. uwo murima n'uwo waguze? w'ibihumbi 50. ubwo ngubwo byarakomeje mu minsi idatinze nanone ibirongeye irabyaye. imaze kubyara ibyara ibibwana 7. ibibwana 7 narabyoroye nanone
maze kubyorora nkaba nari mfite umwana wari warize ibyo kudoda, ariko kubera ubukene yari yarabuze ikintu yakoresha. Yari yarabuze ikintu yakoresha. Hanyuma reka turebe muri make wabigenje ute, wakuyemo iki? Uwo mwana wamuguriye iki, wamufashije iki? Ubwo umwana icyo namufashije byaba bwana nakuyemo 70,000, ntabwo amafaranga nagiye kuyanywera cyangwa ngo nyarye. Wamuguriye imashini idoda. Ibindi wakuyemo byagufashije ukava wari uri ukagera aho uri ubu ngubu? Ibindi byamfashije nakuye muri uwo mushinga ku nama nziza bampaye, nabashije kwigurira mitiweli, mbasha kwigurira igitenge. Ubundi nambaraga igitenge cya kindi bita gashuwashuwa cyaguraga 1,000. Mitiweli ubu ngubu uyifite? Mitiweli ndayifite. N'igitenge rwose buri gihe bukeye nk'uko nguko, iyo utari mu murimo bukeye nk'uko nguko. Ubwo noneho yanyigishije no kuvuga, gutinyuka nkajya mu ruhame nkaba nabasha kuvuga. Ubu yaba mbere ntabwo tuba turi kuganira uri imbere y'aba bantu bose. Ku buryo bwa mbere bakibanza kugera n'iwacu barambonye umugabo Gerard ari we mugenerwabikorwa wacu yaraje. Niwe muhuzabikorwa w'uyu mushinga? Yaraje. Mwebwe mukaba abafatanyabikorwa kamara? Ahura n'umuntu w'umukecuru aramubaza ati ndangira ku muntu bita Nyiragendera Yozefu. Amuzanye umukecuru araza arambwira ati hari umuntu ugushaka. Mubonye abantu bambonye bavuga nguriya muntu bagiye kumufata bamufunge. Baramufunga kandi bakuzize iki? Atese noneho ndavuga ntese ntibaramfungira iki? None se uriya mugabo wambaye uri kuri moto wambaye iriya myenda uriya se umupolisi? Ubwo ngubwo twaragiye. Hari amakosa se wari usanzwe ugira? Ntayo nayo ifite. Kuki bagukekeraga ibyaha se? Babonaga ko nyine ntakwiriye kuvugana n'umuntu w'umuyobozi, babonaga ari umuyobozi ari umunyacyubahiro. Kibaza bati umuyobozi yaza kuri uriya mukene cyangwa umuntu w'umunyacyubahiro aje kubashaka iki? Naho umugisha wari wakugendereye? Ntabwo ni umugisha n'Imana yari yageze iwanjye. Ubwo twaragendanye mbaza abantu umuntu runaka waba umuzi, umuntu runaka waba umuzi, ntindabazi. Ati ngwino ujye kunyereka izo ngo. Ariko se kumbwe ngo ninkwereka izo ngo ntazikwereka zakosheje iki? Teukada kijewe ndi umuntu waje gushaka abantu bakennye ntumwe n'umushinga wa Duhamikadiri bazakorana na PPMD. Ariko jyego iyo nzira yose bagushakishije numva ari urumva to umuntu atari mari henze. Rega ni imari henze. Abaje kuri moto hano akabati umugore arafunzwe nyamara. Oya urumva rega umuntu n'uw'igiciro kabisa. Hanyuma agenda ashaka kumenya ubu noneho iwawe mu rugo umuntu ahageze niki cyamusanganira, wenda wavuga uti ni ikintu cy'agaciro wenda nagejejweho n'uyu mushinga wa PPMD. Ikintu waza ugasanga iwacu nakuratira naratira n'abandi. Waza ukahasanga ubworozi bw'ingurube, waza ukahasanga ubworozi bw'inkoko, waza ukahasanga akarima k'igikoni, waza ukahasanga isuku. Nari ngiye kuvuga isuku ubu ntabwo umuntu yasanga hari imbaraga zikazamuka mu myenda, harinda ntazihari. Ibyo nta biri iwacu rwose nta biri. Ibuyangurwe ntabwo murarana mu nzu? Oya ngira ngo uribuka abantu uzi nawe bajya ko bitagira gutya. Oya ariko uyu nguyu nanjye ndabibona hano ndabihamye. Niba twari kuri televiziyo n'abantu barwita bihera ijisho. Ariko jyonye ko umuntu ashobora no kuza avuga ati ngiye ahantu akabanza akikesha. Icyo ushaka kumenya, reka dukomeze twumve ubuhamya, twumve ibyo avuze, twumve ko n'abandi bakomeza kubishimangira. Cyane. Wowe witwa nde? Nitwa Niyonsaba Emmanuel, nkaba ndi umugabo wubatse mfite umugore n'abana 2, nkaba nturuka mu kagari ka Gishihe umudugudu wa Kabaje mu murenge wa Kigoma. Ese wowe Duhamikadiri muri uyu mushinga PPMD bagusanze bakugeza he? Yewe ni ukuvuga ngo muri 2012 umushinga ugitangira ari umuntu w'umukene wo hasi, nkorera mu ntambwe 30 kuri 40. Ubwo shaka abantu bafite ubutaka buto bakuramo butuje hegitari, baraza baramfata baranjyana kuko twakoraga amanama aho twakoze umuganda
ku kagari mbese aho abaturage bateraniye rusange. Ese ubwo butaka barabwongereye, baraje barabukongera, bamuguriye isambu. Ubutaka rero uko byagenze baravuze ati abantu batagira bakorera tugiye kubaha amatungo. Se amatungo azaturukahe? Atari umushinga witwa Duhamike, tuzabaha amatungo. Duhamike igiye kuza babanza baduha amahugurwa yuko tuzubaka ibiraro bifite metero 180 kuri 2 bigasakarwa, bakaduha amatungo tukafata neza. baguhaye irihe tungo? Yamaye itungo ry'ingurube, badutegeka ko itungo zarifata neza tukoroza abantu 3. Ibyo turabyemera n'umushinga tuwushima. Muranabikora? Twebwe twarabikoze, ubu ingurube barayimpaye, bamaze kuyimpa ndabanyifata neza. Ubwa mbere bwagura ibyana 6, wavuze ibibwana wowe ukabyara we. Ariko niko yavuze. Avuze ibyana. Oya, ibibwana 6. Ibibwana. Batubwira ko tuzoza abantu 3. 3 twamara koroza tukabigisha uko nabo bazoroza abandi. Reka twe kujya ku bandi, abandi turaza kubajyaho nyuma. Ubu ngubu iyo ngurube nimba yarakomeje kororoka, ugeze kuki? Ubwo rero namaze koza abantu impa n'ibishingwe, yewe ndareba ni ibishingwe ni bikeya, ako kantu nkoreramo ntabwo kazera vuba. Ingurube irongera ubwa kabiri irabwagura, amafaranga nyatangaho mituweli kugira ngo mbungabunge ubuzima bw'abana n'umugore. Ku ituru ikurikiyeho amafaranga ndayegeranya, ku ituru wa 4 yongeye shaka ibishingwe byongereye nguramo inka. Ubu ndayifite, ubu mfite inka nakuye mu ngurube, kandi na cyana cya ngurube bavuze ikibwana. Ubwo ikibwana ikibwana cya ngurube kiracyahari. Ubwo nuvuga ngo mfite ingurube mfite n'inka. Ariko Danton wumvise ko nanone inka yabyaye ingurube yabyaye hanyuma ariko twakumaze ikintu kimwe akifite mikoro. Mu gihe watungiye iyo ngurube kuva muri 2012 wigeze nibura ufatamo kamwe kabagura karya n'umuryango wawe uvuga iki? Nukuvuga ngo iyo twakoraga ntabwo ari ukurya, ahubwo n'ubuye ngo twore dutere imbere. Uretse ubwo ya mirire myiza yo izakurikizwa bigenze. Nukuvuga ngo ibishingwa byavaga muri ya ngurube, aho nabibonagamo isuka najyanagamo ka karima gatoya kugira ngo mpinge mbone imirire myiza. Ubwo se urumwe mu bantu barya inyama kuri Noheli gusa? Yewe oya, ubundi nivuga ngo niyo ubonye sogi buryo buri inyama. Sogi ni iki? Soya. Soya. Iyo soya ni inyama. Ni inyama rwose. Hanyuma ka karima gatoya abandi batubwiye ko baguze indi mirima, wowe ntaho wari wabasha kugura? Ni ukuvuga ngo ya nka noroye nteganije ko izakura ikabyara, nkagura ubutaka nk'inzu yanjye nkanayitera sima ku buryo umuntu azajya yanyuzamo Duhamike icyo nkoreye. Urabona bishoboka? Bizashoboka kuko byose umusaba Imana. Ni nka ryari wihaye ryari kuzageraho? Nihaye 2019. Uza ufite inzu iteye sima neza? Iteye sima yo pavome. Danton, abantu bafite ibanga, ingurube zirabyara inka. Ndorora ingurube. Komeza ubahereze. Muraho namwe? Nitwa Mukasine Specioza, aba naturutse mu murenge wa Maraba, akagari na ka Kanyinya, umudugudu ni Kayeye. Nanjye mu bworozi nahawe ubworozi bw'inkoko. Muri ubwo bworozi bw'inkoko mbere yo kubuhabwa twabanje gufata amahugurwa, baduhugura uburyo tuzafata izo nkoko nuko tugomba kuzubakira naho zigomba kuba. Aho rero uko bahawe inkoko zingahe? Inkoko 20. Enko yanjye 20 zose? Ubu kandi wasanga nawe utagira inkoko, wenda yasiye ingurube kuko bari nini. Jewe rero izo nkoko bampaye zari inkoko zatangaga umusaruro w'amagi. Ntago ziribwa ngo za kitamini. Ese ko ingurube byari nka buriya inkoko yaza kubyara iki? Natubwiye inkoko yabyaye iki? Inkoko maze kuzihabwa, ikintu zabanje kumfasha cya mbere, yewe inkoko nari mfite itsinda nyine, ubwo bamaze kutwegeranya badushyize mu matsinda. Inkoko nazikuragamo ubwizigame, ubundi nkazikuramo igaburo ryazo, zarateraga zikigaburira nkabona n'ubwizigame. Ubu bigeze uretse igaburo. Ubwo inkoko igihe cyarageze zigera igihe zirangije gutera, inkoko turazigurisha. Tumaze kuzigurisha ubwo nahise tuguramo umurima, je n'umugabo wo mu. Waguze mu murima? Twaguze umurima. Havamo ibindi biki twihuse?
uwo murima nawe uteye ishyamba. ubu ufite ishyamba? Harimo ishyamba. ushatse wajya muri banki ikaguha amafaranga cyane rwose, tunabikora nicyo twari tugamije. nicyo mwari mugamije. Aha. ubwo rero ikindi Duhamike yamariye cyane amahugurwa nahawe yatumye ntinyuka cyane ku isuku n'isukura. mbere twari turi ahantu rwose umuntu byo gukaraba, umuntu yaravuga ati ndakaraba ninjya mu misa, ubundi wiberaga mu byawe ukumva nta kintu bikubwiye. nk'iyo wahingukaga wabigenza gute kugeza ugiye niyo nabaga mpingutse, hari igihe nabaga mvuye nko mu kiraka ahandi hantu nkaza nkajya mu gushakisha utwo turi burarire, hakaba igihe bwije nkakandagira mu ibasi nkitera amazi ku birenge nkajya mu buriri. ariko ubu ngubu rwose byatumye cyane twumva ko isuku ari ngombwa. iyo umuntu avuye guhinga urakaraba ukajya mu manama hamwe, urunama bakagutsirita. tujya muri dushe. tujya muri dushe urayifite? dushe irahari rwose. hanyuma ese wabaga mu cyiciro cya kangahe? mu cyiciro cya mbere. ubu ngubu ndi mu cya gatatu. ubu uri mu cya gatatu. ni icyo se cyangwa baraguhohoteye? nyine ubundi uko biri kose hari abo mbona cyangwa urishakira kwigira mu cya mbere. hari abo mbona bandenze bakwiye icyo cyiciro cya mbere, ntakagombye kubyigana nabo ngo numve ko nanjye wowe uri nk'uwishyira mu cyiciro wakwishyira mu cya kangahe? aho yahondi rwose numva ntacyo hantu. wumva ntacyo yagutwaye? uracyajya guhingira amafaranga? ubu ngubu amafaranga ntabwo tukijya kuyahingira, ahubwo ubu ngubu mu butaka buto nari mfite twahise twigishwa n'uburyo bwo guhinga imboga. ubu murabona ni igihe cy'izuba turahinga imboga. akarima afite ko rwose ubu ngubu ako mpingamo imyaka ngahingamo imboga. guhingamo imboga bigatanga umusaruro. turavomera gatanga umusaruro cyane kubera yuko nahingaga ibishyimbo nkabona amasaruro nka 20, kandi izo 20 nkabona nta kintu simba. none ubu ushobora guhinga imboga zikavamo amafaranga? iyo nzihinze nshobora kwegeranya amafaranga nkagenda nkakuramo nka 50 z'ibishyimbo. 50 z'ibishyimbo utarazezaga na 20 nibyo nasaruraga aho hantu. urumva ibintu atari sawa? urumva ko inkoko yanari inkoko noneho zabyaye umurima uterwamo ishyamba. ni ukuvuga noneho n'aka karima gatoya avuga yagateyemo n'imboga. ese ni dodo, ni imbwija, ni isogi, ni isogo, ni iki? uwo murima hari izo mpinga z'imbwija, ariko noneho nkunda guhinga karoti n'amashu na za beterave. umuntu akabona amafaranga rwose. arasobanutse. reka dukomeze twumve n'uyu mugenzi we nawe abanza tubwire uko yitwa n'aho yaje aturuka. murakoze, nitwa Mukamuhirwe Frazi, naje ntuka mu kagari ka Karandi, umudugudu wa Gituntu, umurenge n'Ikigoma. uturutse ku Karambi? naturutse ku Karambi. noneho uyu mugabo uramuzi? wowe yuguye namubonye namumenye. wamumenye? ntiwumva se? ahangana tubwire rero aho wivanye n'aho wigejeje, naho aho Duhamike yakuvanye n'aho ikugejeje. Duhamike yankuye ahantu hanini cyane, hari igihe umuntu aba azi ko asobanutse, ariko witwa na Mukamuherwe. uri n'umuherwe ubu ngubu. Duhamike ariko iryo zina wari wa nyuma ya Duhamike? oya. wari urisanganywe? nari ndisanganywe. ngaho tubwira. ubwo rero Duhamike yaraje, ikintu yabanje kunkorera ni amahugurwa yampaye, iduhugura uko bahinga imboga, uko bahinga imigina y'ibihumyo, uko umuntu ashobora gukorera ku butaka buto akabubyaza umusaruro. ubwo nari mpagarariye n'abandi badamu, ariko naragiye mbanza gukorera mu rugo, ndangije baza kureba icyitegererezo iwanjye, turangije dufatanya n'inzego z'ibanze tujya ku kagari, badutiza ahantu tuhakora umurima w'igikoni. hanyuma Duhamike yakabyara iduha imigina y'ibihumyo, turagenda turayihinga. ubu uhinga ibihumyo? usenga aha tubwire usarura nk'umusaruro uva amafaranga yo nibura ku kwezi cyangwa ku cyumweru? nibyo nari ngiye kuvuga, nyine baduhaye imigina. nyine vuga wihutisha tubwire wenda umusaruro ukuramo. umusaruro dukuramo, iyo usaruye rimwe ushobora gukuramo nk'ibihumbi 30. kandi usarura buri cyumweru. ubwo mu cyumweru n'ibihumbi 30? muri 120 mu kwezi? noneho mbere utarabona iyo migina utarajya muri Duhamike winjizaga nkangahe ku kwezi? narajya muri Duhamike ntacyo ninjizaga ku kwezi, hamwe n'abo bagenzi banjye. waryaga neza se bitakugoye? oya, byarangwaga. niyo naryaga neza nibwira ko ndiye neza, ariko ntarabona amahugurwa nk'uko mugenzi wanjye yabivuze,
twabitegura kuko tutazi. Ubwo niwe waryaga ibiciro tubwiye imyumbati n'ibishyimbo. Njye naryaga ibishyimbo n'ibijumba yenda nkagerekaho n'utwo tuboga twabonetse tutaboneka tukarya byonyine. Ariko uravuze ngo ibihumyo ushobora kugurishwa kuri 30 ku cyumweru. Buryo bivuze amafaranga nta cyabinyereka. Vuga ikintu wagiye yokuramo ku buryo n'umuturanyi avuga ati kiriya kintu koko burya naho yagikuye. Nababwiye ko iyo migina bayiduhaye mu rwego rw'itsinda. Ubwo rero twari dufite aho dukorera ku kagari ariko twageze mu mezi 4 dukodesha hegitari. Dutanga 320 noneho duhinga imbuto, duhinga ibigori, duhinga n'ibishyimbo. Uvuga ngo Duhamikadiri yatugejeje ahantu kandi dukorana n'inzego z'ibanze ku buryo imigoroba y'ababyeyi turabigisha uko bategura indyo yuzuye, nta kintu umudugudu wacu udakora. Iwawe mu rugo hahindutse iki ugeranije no muri 2005 n'ubu ngubu turi muri 2016 Duhamikadiri yaraje? Wanjye mu rugo nuvuga ko hahora indyo yuzuye. Ubundi hahora yuzuye ni indyo kurya ni indyo yuzuye isafuriya. Indyo yuzuye iyo bivuze nkatwe twabihuguriwe n'abo duhugura kuko igizwe n'ibintu bitatu. Ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ariko ubwo ntabwo mwavuga ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara mu magambo mutazi wenda ngo imbuto zirinda umubiri cyangwa se zubaka umubiri. Kubitandukanya byo murabizi? Turabizi. Aha ngaho bimbwire. Ibyubaka umubiri. Ibintu byubaka umubiri. Mu biribwa tuzi. Ibyubaka umubiri harimo ibishyimbo. Yego. Noneho hakaba n'ibyubaka umubiri bituruka ku matungo. Nk'ibiki? Amagi. Yego. Birandagara nazo zubaka umubiri. Noneho ibirinda indwara. Ibirinda indwara harimo imbuto. Imbuto? Hari ikindi? Ubwo nakubaza. Imbuto hakiyongeraho n'imboga. N'imboga. Urakoze cyane. Ariya ibyubaka umubiri yabitubwiye. Yabivuze yavuze ibishyimbo. Ibitera imbaraga nibyo byari bisigaye. Ibitera imbaraga biboneka mu binyampeke no mu binyamafufu. Mu binyamafufu ni ukuvuga ngo harimo ibijumba, imyumbati, amateke, ibyerera mu butaka. Urumva ko azi no kubivuga. Amandazi narimo. Ari uwo wabaza ngo ibitera imbaraga agatangira ati ibijumba, imyumbati, ariko urumva ko abishyira mu cyiciro cyabyo. Nabyo arabizi cyane. Reka dukomeze umusaza. Yitwa Habumukama Matiyasi. Reka bagufashe mikoro. Abantuye mu murenge wa Maraba, kagari na Kanyinya. Wazamurijwe? Umudugudu ni wa Kayeye. Cyangwa uracyafite ubwoba bwo kuvugira imbere y'abantu? Ngaho rero zamurijwe. Ntabwo bafite. Ubwo Duhamike yaraje igeze mu mudugudu wa Kayeye, barantora nk'umuntu utishoboye wari ufite akarima gatoya kangana na R5. So wagize amajwi angahe? Ni benshi cyane rwose. Barantoye ari benshi. Ubu ngubu bongeye kugutora bareba nimba uri umukene wakongera ukagira amajwi menshi. Uyu wese ubu ntabwo nasubira mu bukene, n'Imana ntiyabyemera. Nta n'uwagutora uyu munsi noneho. Ubantorera nk'indi mirimo ariko mu by'ubukene byo ntabwo bantora. Kwa mugani mubwiboneze rata. Mu mudugudu wanyu cyangwa se mu kagari uyoboramo urimo ubona wayobora nk'iki? Yewe nkahe ujye ubona wayobora neza cyane? Cyo nayobora yewe n'abaturage nabayobora. Nyine ushinzwe nk'uyu mwanya waba nka gitifu w'akagari, waba nka meya, umuyobozi w'umudugudu. Ubona wabishobora? Uzi kwandika no gusoma? Uyu we simbizi ariko mbizi nabikora. Ubwo rero bamaze kuntora Duhamike ingurube iraza imbera nziza ndayorora, irabwagura, yabwaguye ibibwana 4 bwa mbere n'itura 3. Ikindi ndakigurisha kuko nari nishoboye, ndakirengeza ndongera ndabangurira ibwagurira ibibwana 4 bigurisha 40,000. Ubwo nahise nguramo akarima k'ibihumbi 40. Aho tukiboneka? Kari gatoya karinganiye, kari kegereye ako kanjye. Naringize ngo ni bya bindi abantu bakunze kuvuga ngo akarima, ngo akana, ngo udufaranga, ngo agafaranga. N'akarima kari gatoya. Kari gatoya. Ariko ubu noneho uzagura umurima. Ubwo narawuhinze muhinga inyanya nzivanamo 100,000. Ubwo nahise ngurisha iyo ngurube 80,000. Ubwo mbangiza 180 nguramo inka.
inka ndayifite yarabyaye ongeraho na kositimu ariko yambaye uzi ko uyu mugabo ari seriye agurisha inyanya 100,000 agurisha ingurube 80, agurisha ariko yigeze akuramo agura inka y'ijana nta na rimwe yigeze akuramo ngo ajye ni bya biyo bavugaga ngo bita ngo muri turimo izo bita zagira yongeyeho inka yanjye yabyaye ebyiri izo zose ari ebyiri inka ifite impanga nta kibazo rwose uzi ko uri umunyamugisha ebyiri rwose ubwo rero nicyo kintu nashimira Duhamike yaranzamuye imvana mu bukene ubu rwose ndi tayari mu rugo iwanjye ariko wari mu cyiciro cya kangahe hangane gato wari mu cyiciro cya kangahe ubu ngubu undi mu cya gatatu ubu uri mu cya gatatu ariko ubundi koko ariko reka numve gubaza iki kintu gikwiriye cyangwa babona baramuhohoteje rwose uragikwiriye kubera iki kubera uko mbona amafaranga yo kwirihira mituweli nagiye guca inshuro nayo yonyine se nta bindi watubwire n'ibindi biri mu rugo n'iwanjye nditunga n'umuryango wanjye nkawutunga za nkura zibagiwe umuntu ufite inka 3 yashaka kujya mu cyiciro cya mbere nazo nari nazivuze ndazifite rwose n'ubu tugiye nazikwiye izo nkubikesha Duhamike cyangwa harukesha Duhamike kuko zavuye ku ngurube bampaye kuko iyo ngurube yampaye udushingwe mpinga inyanya nazo urumva uko zavuye muri iyo ngurube ariko abaduteze amatwi bigari no koranabuhanga ry'uburyo ingurube ibyara inka ahubwo gahunda y'ingurube ikabyara umurima iryo koranabuhanga bagigira ikigoma uyu munsi najyaga ry'ingurube sinzongera ariko hari icyo wari ugiye kumubaza zazorora uzajya uzorora zibyara inka nari ngiye kumubaza nashaka kumubaza uyu mugabo ese koko wenda mbere y'uko ubona na Duhamike ushaka kwambara gutyo nk'iyo kositime neza cyane umeze gutyo bukeye ntabwo byari gushoboka wambaraga gute nambaraga nabi cyane kuko nari umuntu ujya guca inshuro yego bamaze kunyigisha banyigisha uburyo bwo guhinga kijyambere niho nakuye isomo ryo guhinga izo nyanya ubwo mpita nzamuka gutyo ndetse bakwigisha no kwambara oya iyo ubundi y'umuntu kwambara nabi biterwa n'ubukene ngo namaze kuzamuka najya mbona agafaranga nyine nkambara neza n'umuryango wanjye nkawambika nta kibazo dufite mu rugo rwose arakoze cyane reka dusoreze kino cyiciro kuri uyu mugabo abanza tubwire uko yitwa ubundi mubaze ikibazo ugiye kumubaza. Murakoze, nitwa Nshimiyimana Emmanuel, naturutse mu murenge wa Maraba mu kagari ka Kanyinya. Ariko ubu ngubu Duhamike Adrien ntabwo izagera ahantu hose n'uyu mushinga wayo PPMD, ndetse na hano ishobora kuba itarahageze hose. Umuntu ufite ubutaka butoya nk'izo are ebyiri eshatu, uyu munsi tumubwire ngo iki? Tumubwire yihebe, tumubwire turapfuye, cyangwa tumubwire ngo kubaho birashoboka? Oya, ntabwo twamubwira ngo ni yihebe, ahubwo twamubwira gukorera muri ubwo butaka butoya akawubyaza umusaruro. Nanjye ndumwe mu bantu bari bafite ubutaka butoya buri muri kimwe cya kane, munsi ya kimwe cya kane cya hegitari, ariko umushinga aho maze kuzira waduhaye amahugurwa, ndumwe mu bantu bahawe inkoko. Inkoko ndazorora, inkoko zibyara, nkajya nzikuramo ibishingwe ndetse n'amagi. Ariko ubu ngubu ko nduzusa neza cyane, ukiri umusore wambaye inkweto nziza n'ipantaro nziza n'ishati nziza, aho buriya ntiwatanze akantu bakagushyira muri Duhamike Adrien, nta kibazo wari ufite? Oya, nta kantu natanze, ahubwo jewe nari ndi umuntu w'umukene, nari ndi mu cyiciro cya kabiri, ahubwo ibi byose uba ari umukene cyangwa washaka gutyo utanga akantu bagushyiramo? abanzi nibo batanga ubuhamya. Nari ndi umuntu ariko kibagiye guhamagara umuntu umwe azi, nta n'ibyinshi kubaza, reka mpamagara umuntu umwe ahanaze wari umuzi. Hano umuntu ko yatanze akantu hano nabonye umuntu umuzi agiye gutanga ubuhamya bw'ukuntu nabitubwire yarameze atembere. Uyu muntu gusa icyo nabonaga yari aturushijeho nuko yari mu cyiciro cya kabiri, ariko nawe yari umukene, kuko nawe aho twahuriraga tujya gusaba ibiraka nawe twarahahuriraga, aho twabaga turimo tugenda twaka akazi nawe yarahabonekaga. Yewe uyu muntu umubonye navuga ati ni umuntu wavukiye mu bisubizo by'ubukene, ntiyigeze yabyirutse arya umuceri n'amazi. Reba hano, ntabwo nabyemera ko reba hano Duhamike yatetesheje, reba amatama aratemba itoto, wagira ngo banywa n'ito. Banga n'irihe? Banza risoso. Ariko abantu basabe nabonye bishoboye, mugafatanya mugashyiraho akadiho gatoya. Oya, abo bantu nta kuntu baba noneho bameze neza ngo babatanginiye, tugaruke baduha n'ubundi buhamya. Reka none ugiye kuduterera akaririmbo. Ora Rwanda we, ora Rwanda iri nziza ufite umucukura, Rwanda we, ora
neza ikinyabupfura uhorana yewe Rwanda we Rwanda we nziza ufite umutukuranga mwiza we neza ikinyabupfura mugira ni nziza ikinyabupfura muhorana Rwanda we dore Rwanda ni nziza ufite umutukuranga Rwanda we abaturage bawe abahana ikigoma biri mu kuntu barinda yewe Rwanda we ufite umutukuranga Rwanda we nziza iwacu himuraba hana ikigoma n'abaturage bawe yewe Rwanda we Rwanda we ndahiziza ubuyobozi bwawe n'akagame turagushima cyane nziza imiyoborere myiza yewe Rwanda we murakoze cyane reka tubahe karibu hariya mu giciro mwari mwicayemo Dantoni reka muri aka kanya twumve duhamagare umugabo yenda wasanga hari ibyo tutababajije ugasanga yenda bari kuyura ibisubizo bakaba hari ibyo bagiye batatubwiye cyangwa se badukinze reka duhamagare muri aka kanya umugabo witwa uko bukeye Charles agere hano ariko rero ni umugabo ntabwo akiza yego nuko nta mukire ubyina nabi abantu ntibambyiniye neza ubu ni umukire uko yabyina kose ubona ari byiza yego ko bamukaza kubyina nabi reka rero uyu mugabo agiye kudufasha gutya buriya izi gahunda nanone iyo uri kuzikora wazinjiyemo hari ibishobora kuzibangamira ushobora kuba ufite bwa butaka butoya bakakwigisha uburyo uzajya uhingamo imboga bakaguha ingurube ikabyara inka ariko ukagira gutya ugashaka umugore wa kabiri n'uwa gatatu cyangwa se ugasanga za mboga wazihinze ariko nanone ibintu by'imirire ntubyitaho urazimarira ku isoko cyangwa se amafaranga ukuyemo umugabo akuyemo agahita yajyana kunywa muri turi nanone ushobora gusanga ibyo byose ukabura bifite ariko ugasanga nta suku mu rugo abana barwaye amavunja ibyo bihari barwaye amavunja muraryama ahantu habi uyu mugabo rero nadufashe abanganirize twumva uburyo ibyo bintu bitatu nabyo mu bijyanisha ibikorwa byiza Duhame Kadri yabinjijemo. murakoze cyane tukaba tugiye gukurikizaho ikiganiro mumaze kuganiriza neza abaduteze amatwi ariko kandi noneho turagira ngo duse nk'abahinduye uburyo gatoya tubaze n'ibibazo bimwe na bimwe twabonye ko abantu barahuguwe abantu barakoze turebe ko ibyo bintu nabyo twabisobanukiwe nk'uko rero amaze kubivuga hari gahunda y'isuku iyo ngiyo twayiteje imbere hari gahunda y'imirire iyo ngiyo twayiteje imbere ndetse no mu rwego rw'imiyoborere myiza naho dufite aho tugeze ubwo rero ndajya mbabaza hanyuma tuzajya tugira vuba tuze twitabire dufate mikoro hanyuma dutange ibisubizo nkaba ngira ngo rero bigeze kubabaza tukiri hariya muvuga ubwoko bw'ibiribwa muvuga n'ibiribwa bigenda biboneka muri buri bwoko noneho nanjye nagira ngo mbabaze ni izihe ndwara dusangana abantu batafashe imirire yuzuye cyangwa yikwiye umuntu atubwire umuntu wafashe wabuze ibiribwa byuzuye bikwije ibyangombwa n'izihe ndwara dushobora kumusangana kaduhere hano nka bwaki umuntu utarafashe imirire myiza tumusangana indwara ya bwaki nawe mama bwaki gwingiza bwaki gwingiza ikindi hari bwake ibyimbisha bwake ibyimbisha ntiwatubwira ikintu umuntu wakuye n'imirire mibi cyangwa wabuze n'ibyo arya ahura nabyo bwaki ibyimbisha iyo ngiyo ariko bayivuze bazi bwaki gusa ariko hari n'indwara iterwa n'imirire mibi mwigire hino ka mikoro ntabwo kagera muvugiremo
tubwire wa mugabo. inzoka Inzoka burya wariye nabi n'inzoka wazirwara. Iyindi imwe tujye tujya ku kindi kibazo. Yego mama ngwino. Nyaruka witwa nde? kwa Nyirabasinga Dorothea. Hakaba hari bwake yumisha. Bwake ariko bayivuze cyane, reka twumve n'umugabo. Wanza tubwira cyane. Tubwira gashya. ntabwo narwaje bwake, ahubwo ngiye kuvuga ibintu bigaragara ku muntu wariye nabi. Ashobora kudakura neza, mu mikurire ntabwo akura neza. Akagira gute ubwo? Aragwingira. Aragwingira. Ariko burya hariho n'umuntu urya akajya arya ibintu byinshi, ibintu binyuranye, wowe nta ndwara ashobora kurwara. kurya byinshi se? Warengeje urugero. Ugwivutu. Hanyuma Akabyimba amatama. undi Byimba amaguru n'inda ikabyimba cyane. hari indwara hano ntabwo zikunze kuhaba, ariko abantu barya ibiryo bitari ku rugero nabo usanga baragize nk'umubyibuho urengeje, kandi uwo nguwo nawo uvamo iki? Uvamo indwara. Noneho rero tumanuke hano muri uno murenge wacu, mu kagari, mu mudugudu, ni izihe gahunda zihari? Gahunda zihari dukora zidutera imbaraga, zidushishikariza guteza neza imirire mu ngo zacu, zituma ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza. Gahunda dusanga hano iwacu mu midugudu, mu tugari, gahunda za leta yashyizeho. Twavuze ko tuza no kuganira no ku miyoborere, ni nyinshi cyane, mutubwire. Yego Nyaruka. Hari gahunda ya Girinka. Hari gahunda ya Girinka, abantu bakorora bakanywa amata. Iyo ni gahunda nziza iteza imirire imbere. Abamama rwose n'abapapa ariko batubwire. Hari uturima tw'igikoni, iyo ni gahunda ya leta nziza. Abandi yego mama. Igikoni cy'umudugudu. Igikoni cy'umudugudu. Dukomeze. Hereza n'uwo mugabo. Kwirakwiza ifumbire mvaruganda. Ifumbire mvaruganda burya nayo ni nziza kuko iraza ikongera ubuhinzi, abantu bagasarura bakagera ku mirire myiza. Akanyuma gahunda nziza iri hano iwacu ituma tuzamuka. Reka twumve uriya mu mama. Ukwibumbira mu matsinda kugira ngo uguze n'agafaranga yenda wivane mu bikene, uturuze nk'utuntu runaka wivane mu bukene. Gahunda yo gukorera hamwe kugira ngo abantu baterane inkunga, baganire, bungurane ibitekerezo, hanyuma batere imbere. Rero buriya abantu mwakoranye na Duhami Kadiri mutunze agafaranga, mutunze amafaranga, mumbwire mutunze akagurube n'agahene, mutunze iki? Ngiye kubasaba, ntabwo ndi umuyobozi, ariko kuvuga ngo agahene, ngo agafaranga, ngo udufaranga, ibyo bintu mubishikeho. Hari icyo ugiye kuvugaho se? Batubwire. Abantu twakoranye na Duhami Kadiri dufite amafaranga kandi dufite n'ubwenge. Aho wasobanutse kandi urashoboye. Reka noneho tujye muri gahunda y'isuku. Abamama beza muri hano, mutubwire gahunda twakora kugira ngo twirinde malariya. Ikibazo cyoroshye, twirinde malariya gutya rimwe kabiri gatatu, tubivuga. Mumama uhetse umwana naza tubwire. Kuryama mu nzitiramibu. Byiza cyane, kuryama mu nzitiramibu. Ikindi tuzakora kugira ngo twirinde malariya, hariya bicaye nawe mutubwire. Nyaruka rwose. Gutema ibihuru bikikije urugo. Bikwirakwiza imibu, ubundi nanyaruke rwose. Yego. Gusira ibiroba birekamo amazi. Biri hafi y'urugo, birya nabyo biteza indwara ya malariya. Icyanyuma tugomba gukora banguka. Nyaruka nawe rwose nk'intore. Gusukura aho tuba mu misarane tukayitunganya neza igahora isukuye ipfundikiye, n'ibiziba byaretse mu rugo ugasanga turabiharinze. Yavuze byinshi ariko hari n'ibyo asubiyemo bari bavuze, ariko ibyo byose gahunda zo kurwanya malariya murabona yuko mwazumvise. Ariko hari ikintu akomoje ku bwiherero cyangwa umusarani. Ushaka umugabo cyangwa umumama utubwira umusarani wujuje ibyangombwa. Ariko se nabonye abadamu ari basubiza cyane. Abagabo ba hano byagenze ngeze ku cyafu. Uburinganire bwahise bugira burya se? Byahengamiye ku bagabo. Ariko nabambarize ubundi uburinganire ni iki? Umugabo nabanza tubwire.
yahengamira mugabo uburinganire ni kitubwira izina tubwira uko wumva uburinganire. Ngewe banyita Misiragure Emmanuel. Yego. Uburinganire ni ukuzuzanya n'umuntu mubana, mwamara kubana neza mukagerageza no kubana neza mu baturage mubana nabo. Ubu ngubu umugore wadahari waheka umwana ukagenda, umugore wadahari, umugore wanjye adahari umwana namumenya kuko umwana aba ari uwanjye. Ubu wamesa n'ibyaha bye ntabimesa kuko uwo mwana nanjye mba numva mushaka uko namushaka, ntabwo namukorera isuku. Ariko igihe aba agiye konsa umwana cyangwa uri nko gutegura amafunguro. Utaragenda tujye no mu bindi bibazo. Uburenganzira bw'umwana urabuzi? Tubwira uburenganzira nk'abo ngahe bw'umwana uzi. Umwana agomba kurya, umwana agomba kwiga, umwana agomba kwitarwaho mu buryo bushoboka. Umwana agomba kwiga. Umwana ni iki wundi? Umwana ni umwana nyine kuva mu myaka 18 kujya hasi ubu akiri umwana, ariko guhera kuri 18 kuzamuka aba yabaye umuntu mukuru. Nibyo undi mubyeyi avuze ku burenganzira bw'umwana, ariko burya n'umuntu twese tugomba kugira uburenganzira. Ubundi burenganzira bwa muntu muzi n'ubuhe? Hano hari umumama. Uburenganzira bw'umwana ni ukumwandika mu gitabo cy'indangamimerere. Cyiza cyane, icyo ni ikintu gikomeye cyane babyeyi. Bari banabajije uburenganzira bwa muntu. Ntacyo iyo avuze n'ubw'umwana burya birajyana. Ariko babyeyi burya kwandikisha umwana muri cya gitabo cy'irangamimerere hano ku murenge ni ikintu gikomeye cyane. Sibyo? Yavuze ikintu cyiza cyane rero. Abundi busigaye tujye ku kindi, uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira bw'umwana. Ubwa muntu noneho. Ubwa muntu. Ntacyo tubwira uburenganzira bumwe. Wena. Iyi nkumishe kutubwira uburenganzira bw'umuntu. Umuntu afite uburenganzira bwo kuba umunyagihugu, akagikorera, akagikunda kandi akafatanya nacyo kubaka. Urambeshye karukano kandi uvuge cyane noneho. Ngira uburenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu umuntu afite uburenganzira bwo kuba umunyagihugu,
kugira ubwenegihugu. ubwenegihugu ubwo ni ukuvuga nyine icyemezo cyerekana ko ari umunyagihugu ku buryo atari umuvantara. Ese ubwenegihugu bwacu ni ubuhe? Rwanda. Ni Rwanda. Turi igihugu cyanyu ni ikihe noneho? Ni u Rwanda nyine, natwe turi abanyarwanda. Koze cyane. Urabaje uti igihugu cyacu ni ikihe? Ndashaka umuntu utubwira inzego z'ubuyobozi mu Rwanda. Ahere ku rwego rugufi agenda yurira turinde tugera hehe. Babagabo batavuga ngo yaje. Uko inzego zikurikirana. Uturwibanze nturu ukagenda. Nitwa Siyongiro David. Rwego rwa mbere urwego rw'umudugudu, kazamuka ku rwego rw'akagari, kagenda ku rwego rw'umurenge, kagana ku rwego rw'akarere, urwego rw'intara, urwego rw'igihugu muri rusange. Baguha amashyi, mumuha amashyi. Kandi rwose urabona ko inyigisho mwakoranye na Dynamic zagiye zicengera na gahunda z'imiyoborere mwagiye muzisobanukirwa. Ikindi rero ubu ngubu umuntu atembereye hano akaza mu murenge wa Kigoma cyangwa uwamaraba hano turi Maraba na Kigoma akababwira ati nimutwiratire gahunda nziza igihugu kimaze kutugezaho, iterambere tumaze kugeraho, ibikorwa bigaragara tumaze kugeraho dufashijwe na leta yacu y'ubumwe. Asa umuntu wabura ikintu yaratira umuntu uvuye nko mu mahanga. Aho ni mutubwire rero. Reka duhe uyu mubyeyi twumve. Kigoma tumaze kugera ku mihanda myiza rwose. Imihanda mwabonye guturuka hariya kandi bari mu mashuri. Gahunda ebyiri nziza cyane. Ubara abana bose bari heza. Kado muriga mwese. Urabona ko bateye rwose ni byiza. Hano hari undi mugabo wari wateye nawe atubwire. Murakoze. Amateme meza ndetse n'amavuriro hafi. Aho ubu ngubu ubuyobozi bwatwegereje amavuriro hafi ndetse no mu ngo iwacu abajyanama b'ubuzima babasha kutuvurira hafi tutararemba. Kandiwe mubashene wumvise ikibazo ninde mu rubyiruko? Ako rero urubyiruko rwazaza ndabona hano yewe ni ikibazo. Ndoza mwino cyari umujene hari inyuma namubonye ngwino. Umujene ni yihute. Musoro ukiri muto rwose zatubwire. Yera ngwino hano. Hari ikibazo cyabazaga ngo iki? Ikibazo cya kima kibaza iterambere tumaze kugeraho hano. Rero komeza utubwire iterambere umaze kugeraho wakwirata. Nuko gahunda ya gira inka twese yatugezeho ku baturarwanda batuye muri Kigoma. Kimwe cya kabiri gahunda ya gira inka yamaze kugera ku banyarwanda batuye muri Kigoma. Gahunda ya gira inka nayo ni gahunda y'iterambere. No kuba imihanda yaratugezeho n'amavuriro akatwegera aho dutuye. Wowe w'umujene ubu ngubu mu mirimo ukora iki byutse ujya gukora iki? Kuri ubu ngubu twasezerewe iyo mbyutse ya gufasha ababyeyi twajya guhinga. Uri kwiga iki? Ndacyari hasi. Uracyari hasi? Uri muri Troncome? Ndi muri Troncome maze kuyikora uyu mwaka. Utekereza kuziga iki? Numva naziga ubuganga. Ubuganga. Urubyiruko hano hari amashuri y'imyuga? Igitwa ngo iki? Leta y'u Rwanda dushishikariza iki? Kwihangira umurimo. Kwihangira umurimo. None tuzayihangira se ubwenge twabukuye hehe cyangwa ubumenyi twabukuye? Twagiye nko ku bigo byigisha imyuga ukabasha nko kwiga umwuga runaka wabona wazaguteza imbere. Yewe waruvuze ko ushaka kuba muganga, nibyo ni byiza ariko n'abandi bashobora ntabwo bose bazabaganga. Ngira ngo rero nabo batubwire nyine nimba bazajya baramuka bicaye ko hariya mu nyenye ku isantere hariya niho mu nyenye. Bazajya baramuka bicaye ku isantere cyangwa muzabigenza mute? Abana batoya muze mutubwire icyo mushaka kuzaba. Ibyo bana bato hari umwana wese udafite icyo ashaka kuzaba cyo? Niko harya avuye hano ongera unyibutse izina. Yitwa Nyirabinja Nosiata. Ubu kugira ngo amafaranga utazajya yasaba abasore ubu uzabigenza gute kugira ngo uzagira amafaranga yahoze ubwaho?
nk'uko ubiruzi ngendangije umwaka wa 6 kandi nize yuko kandi nabwiwe yuko umuntu agomba kwihangira umurimo kugira ngo yiteze imbere. Ubwo rero uko twabigenza ugomba gufata ubwenge wigiye mu ishuri ukabishyira en pratique mu bikorwa kugira ngo ubashe kwiteza imbere. ubu se birahagije mu mwaka wa 6 w'amashuri segonderi wize iki? Nize ubuvanganzo, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi. Urumva uzajya muri kaminuza? Nzajyayo rwose. Uramutse utagiye wabigenza ute? Ntabwo nkwifuje kutajya, ariko uramutse utagiye wabigenza ute? Ndamutse ntagiye nteganya ko nta kibazo nahura nacyo kuko n'ibyo nize byamfasha kugira ngo niteze imbere. Urumva nta mwuga ukeneye? Umwuga wo ndawukeneye kandi n'ubu ngubu aho ndi ndawukora, kuko buriya batubwira yuko nta murimo tugomba gutesha agaciro, tugomba guhera hasi kandi twazamuka rwose nta kibazo. Usukora uwuhe? Ndahinga ubu ngubu nkabasha gucuruza n'utuntu nyine tworoheje. Nta mwuga uzajya kwiga ngo ugerekeho? Umwuga nzajya kwiga rero nk'uko twabibonye tugomba kuba dufite ubushobozi. Igihe bubuze ngomba kubanza kubushakisha, bityo n'ibindi nzabigeraho. Urakoze cyane. Murakoze. Hanyuma arasobanutse mu mwamashyi, abona karangije amashuri yisumbuye koko. Hanyuma hano uriya mwana aravuze akubitamo n'ururimi rw'ikinyamahanga. Nanjye nagira ngo mbabaze ku kinyamahanga, ariko burya urunyamahanga atamaze kurumenyera, sibyo? Mujya mwumva bavuga ngo made in Rwanda, ababyumvise ni bandera, abamaze kubyumva ibyo bintu tubyumva wiki basubiremo wumve ntabwo wumvise neza. Made in Rwanda, made in Rwanda, ariko ubundi bwo mu kinyarwanda uriya mukobwa simbubaza ahita bakopeza. Reka numve ko n'abandi babimenye. Ntagira ikidudura mu kinyarwanda n'ibisobanuro birahita biza. Hano hari mama banguka wa musore, made in Rwanda, ariko n'uyu ndahitamo mikoro nawe atubwire made in Rwanda. Nigire hino. Yitwa Shenyabusaratieri. Made in Rwanda ni ukumenya ko hari iby'iwacu bikorerwa iwacu, noneho tukagira n'uruhare mu kubihesha agaciro. Kizamo ikintu gikomeye cy'agaciro, sibyo? Ibikorerwa iwacu tukabihesha iki agaciro, bikaturanga. Hari ikimumbariza ngaho nawe natubwira uko wumva made in Rwanda. Guteza imbere ibikorerwa iwacu tukabiha agaciro kurusha ibinyamahanga. Ese ni ukubiteza imbere ibihakorerwa gusa, cyangwa mwebwe muzagira uruhare kugira ngo n'ibyo bihakorerwa biboneke? Tugomba natwe kubigiramo uruhare ndetse tukaba abambere bo kubikora. Hano ubona hano muri aka karere ka Kigoma uyu munsi ubona haviki mwakora iki? Mu murenge wa Kigoma Maraba. Mu murenge wa Kigoma barire. Murenge wa Kigoma mu karere ka Huye. Murenge wa Kigoma mu karere ka Huye, twebwe ubundi dufite amahirwe, hari ahera ikawa ndetse hari n'ahera urutoki. Dushobora gufata ahera urutoki tukahabyaza umusaruro, duhinga ibitoki biribwa ndetse bikorwamo n'imitobe yo kunywebwa. Noneho rero ikahu nazo zirahaba cyane nko mu kagari ka Kabugaruguru iriya. Izo kahu dushobora kuzibyaza umusaruro tuzijyana mu nganda. Dufite n'umuzungu watwegereje uruganda ubu, ndetse umwaka utaha turaba rwose turi abazungu. Izansi navuga kuramo umutobe, ya mitobe twatumizaga mu mahanga ikagabanuka rwose. Hanyuma ni kahu noneho ntabwo ubwo se ikahu tuyohereza mu mahanga? Bayohereza ariko izagwira nyinshi, izaba nyinshi, noneho ya madovize yagendaga mu ahandi hantu mu mirenge yindi natwe iziwacu Kigoma. Ariko burya wari uzi yuko dushobora no kuba twezi ka, ariko tukagira niyo natwe dutumiza mu mahanga. Muzabigenza gute kugira ngo tuteze ikawa hanyuma ngo dushake kunywa tuyitumize mu mahanga? Iyacu tuzayindura nziza cyane irenga iy'amahanga. Tunayitunganya kuko hari aho tutagera mu kuyitunganya. Tuzabasha kuyitunganya neza cyane, noneho irenga ubushobozi bw'iva mu mahanga. Arakoze cyane. Reka dukomeze tugenda tugana no ku musozo w'ibi bibazo, tugere ku kibazo cyoroshye. Avuze ibikorwa tugomba gukora kugira ngo tujye imbere.
ariko burya umunyarwanda twigeze no kuvuga agaciro. Umunyarwanda mwiza ari umunyarwanda mubi ugomba kubaho, hari indangagaciro zigomba kumuranga, hakaba na kirazira. Mu buryo bworoshye, muturage w'Ikigoma, muturage wa Maraba, tumbwira uti kirazira ku munyarwanda iki n'iki, utubwira uti cyangwa umunyarwanda indangagaciro igomba kumuranga kugira ngo bino bikorwa byiza byose tumaze kugeraho bikomeze bitere imbere. Kirazira cyangwa indangagaciro. Kirazira ku muturage w'Imaraba kudatanga mituweli. Kirazira kudatanga mituweli. kirazira ku muturage wakwifuriza indi nabi ku buryo yamwica. Kirazira kwifuriza inabi undi cyangwa tubwire n'indangagaciro. Kirazira kuba twakomeza kwambara imyenda y'imikuburano ivuye mu yandi mahanga. Kirazira vuga cyane. Kirazira kugira ngo umuntu agire kwambara imyenda. Ako umuntu ntabisubiremo. Bisubiremo bya bintu. Kirazira kuba twakomeza kwambara imyenda y'imikuburano ivuye mu ariko nawe utubwira indangagaciro, wumva z'indangagaciro, habaho indangagaciro na kirazira. Agira utubwira indangagaciro. Yego, indangagaciro. Indangagaciro kirazira kugambanira igihugu. Indangagaciro ni inkore bandebereho wo mu murenge wa Kigoma. ngira ngo amasaha yagiye. Yego, amasaha yagiye, niyo mpamvu nabwiye ngo turakubita tubangura dusoze gitore, sibyo? yego. ngira gukunda ibibazo barakarugeze gukomozaho ko buhariki, wenda tuwe icyo dusorezaho. Tugisorezaho batubwire bihagaze bite hano. Buhariki kuko turababaza n'impamvu, muratubwira impamvu. Twebwe ubuharike tubugarutseho, ariko nimwe tubaza mudusobanurire impamvu twabushyize muri gahunda yacu muri ibi biganiro. abantu babiri ubuharike bashaka kuvuga ku buhariki mwihuse kandi nta n'umwe hano bihagaze bitigira hino bangutse. ndashaka n'umudamu. Nitwa Nyaminani Claude, ni hano mu murenge wa Kigoma mwino santere. Ku kibazo cy'ubuharike, iyo nitegereje mbonanga nta buharike buhari. Aha nta buhari, ariko urakeka ari ukubera iki nkibajije? umudamu Impamvu ukibajije ni uko ubuharike buri muri bimwe bituma igihugu kigira ibibazo ku bijyanye n'imibereho y'abana igahutazwa. Igihugu nibyo ni muri rusange, ariko tujye mu muryango na bwa bukene bavugaga n'agasambu gatoya n'uburyo duhamikadiri yabafashije. Ubuharike bwaza kubangamira iki muri wa muryango? imibereho ya wa muntu ubayeho gutyo. Ubuharike buzana ubukene mu muryango. Ubuharike butuma umuryango utitabwaho, abana bakawutarizwa ndetse n'umudamu akawutarizwa, hanyuma umutungo ntiwiyongere, ubukene bugakomeza umuryango. Numva cyumva ko wari hari umudamu utubwira ku buharike. Muha umwanya hanyuma dusoze kino cyiciro. Yego, wigeze uharikwa? Ntabwo naharitswe, ariko hari icyo mbona ku buharike. Ahantu habaye ubuharike, abana bararyana. Abana abo ku mugore mukuru n'abo ku mugore muto ntabwo bumvikana nk'abavandimwe. Kandi ikindi kintu cy'ubuharike mbona biteza ubukene, kuko icyo mwakagombye akarima gato mufite mwakagombye guhinga ari wa mugore umwe, mugahuriramo muri abagore babiri, bigatuma n'ubundi urwo rugo rutazamuka ngo rutere imbere. None se uretse kugenda ko hari umugabo yumva yuko wenda niba hari umupfakazi wibereye hariya wifitiye wenda iyo mitungo, akavuga ati yewe uriya ngomba kumugira umugore wa kabiri, urumva hari icyo byatwara kandi umugore yifite imitungo ye? Biragitwara, kubera yuko niyaje hari umutungo abavuga ati n'ubundi aha hantu si iwanjye, ibyo akura muri urwo rugo basa nk'ubyibikaho, agasa nka wa muntu usahura urugo rw'undi n'ubundi. Rero mbona haba hari ikibazo cyane kuri uwo muryango yagiye asanga, nubwo n'uwo yasize nawo haba hari ikindi kibazo kuko ntacyo abahamariye, ariko mbona haba hari ikibazo cy'ubukene tugomba kuzaza imbere. Urakoze cyane. Kubera ko batagiye gusinzira, kora kuri mugenzi wawe gutyo mukomeye ku rutugu uti kanguka, ubwira ngo kanguka. Urakoze cyane, reka tubakangure sibyo? Mwisinzira
bigeze haryoshye birababaje mudasinzira mutazabikora ko mutazabikora barahari ari kugira hino tubwire gato barahari ubwo ntabahari ubwo ntabo twizere ko nta n'abahari nawe bitekerezaga babyihorere muri aka kanya rero mureke duha umwanya abantu turi kumwe hano barimo Bizimana Gerard n'Uwimana Chantal nawe turamuhamagara uko bukesha rero barongera dufatanye Mbanza Bugabo Eri na Nizeyimana Alexis yewe na executive nawe araza kuzamo turagira ngo hari ibikorwa mugenda muhuriraho n'uyu muryango Duhamikadri muri mushinga n'umufatanyabikorwa muri mushinga PPMD turagira ngo rero muri aka kanya tubaha umwanya mutubwire uburyo mufatanya kuko baravuga ngo inkingi imwe ntabwo igera inzu Duhamikadri hano ikisanga ari yonyine ntako byagenda Kalisa ngo ugeze kubona wenda nunganira ntango urugero hari abantu babiri bari bahetse igiti batatu uwa gatatu arimo hagati yaritendeka akavunisha uw'imbere n'uw'inyuma ngira ngo agafoto mwagiye mukabona wakagenda baryaho umunyenga ese nta kuvunishanya kwabayemo wenda mu mikoranire. Murakoze cyane nitwa Bizimana Gerard abantu umukozi wa Duhamike Adri ndetse n'umukangurambaga mu mushinga wa PPMDA mu mirenge ya Kigoma hano turi ndetse na Maraba. Mumbajije ku ubufatanye ni ikintu gikomeye, abafatanije nta kibananira ndetse abishyize hamwe nta kibananira. Twebwe rero tugeze hano mu murenge wa Kigoma twahabonye ubufatanye bwiza, baradufashije, ni naho mpamvu bise abantu twakoranye bita abafatanyabikorwa by'abagenerwabikorwa Kamara umushinga wacu bagiye bakubwira ibintu byinshi bagezeho. Biriya rero byatewe n'ubufatanye bwavuye ku nzego zitandukanye, haba guhera ku mudugudu, akagari, abayobozi b'umurenge ndetse n'akarere. Bagiye batuba hafi bakagerageza kutwungura inama mu bikorwa twabatumira, bakaba bahari, twabitabaza mu buryo bwose bakaba bahari bakatwunganira. Ni muri urwo rwego rero ubufatanye ndetse no mpamvu n'umushinga wacu wagize ingaruka nziza. Byinshi twagiye tubibona, haba ingaruka z'ako kanya ndetse n'ingaruka zirambye, ari nacyo kiduha icyizere yuko ibikorwa byacu bizakomeza kubera ko ubwo bufatanye buhari hagati y'inzego zose ndetse n'abafatanyabikorwa. Haba amakomite yagiye yajyaho, ayo makomite azwi n'ubuyobozi ndetse abafatanyabikorwa Kamara azwi n'ubuyobozi, bafatanya n'ubuyobozi mu bikorwa byabo barafatanya. Ibyo rero bituma ibikorwa byacu n'umushinga wa Duhamike Adri PPMDA bizakomeza kandi bikaramba igihe cyose twaba tudahari. Aha, n'ubu tufatanye bwaragenze neza cyane. Hanyuma wenda ngira ngo uyu mushinga urimo urasoza, ese mubona intego mwari mwarihaye mwarazigezeho? Murakoze. Umushinga burya abahanga baravuga ngo abantu bazi ubwenge bategura ibikorwa hanyuma rero bakabiha n'igihe bizarangirira kugira ngo barebe, basubire inyuma, bagende bajye gukosora ibitaragenze neza. Twebwe rero intego twari twarihaye ntago zagezweho 100%, ari nayo mpamvu twari twarihaye igihe cyo gukoramo ibikorwa byacu. Ubu rero ibyo bikorwa byari bigeze muri umwaka 2016, uko bitagezeho 100%, urabyumva ko hari ikintu giye kongera mutekereza tugatekereza neza kugira ngo bitaragenze neza. Aha bitumye nibaza wenda nk'umuturage utaragezweho n'ibyo bikorwa, wenda hari muri uyu murenge sinibaga zawe wenda nimwe yarageze mu tugari twose, nawe wenda akaba yarafite amashyushyu yo kuzagerwaho n'igikorwa. Ese hari andi mahirwe ko mwazagaruka cyangwa muragiye burundu? Ntabwo tugiye burundu, Duhamike ntigigenda burundu, ko Duhamike izina ni amagambo y'impine avuga ngo duharanira amajyambere y'icyaro. Ntabwo rero waba warihaye iyo ntego ngo ugende burundu. Duhamike izagaruka, kandi nigaruka izagera mu tugari twose, kuko uko wabyumvise abafatanyabikorwa bagenerwabikorwa Kamara bavuga neza beruye ko nabo bifuza ko ibikorwa bya kongera bikagera ahandi kure.
ariko urasa n'uwegeye abo bantu, reka nabo tubaha umwanya banigire hino batubwire uburyo mwafatanije, aho iyo impamvu 100% ritagezweho si uko babatereranye. Ntabwo badutereranye, ahubwo nta nubwo namwe mwabatereranye. Natwe ntitwabatereranye, ariko rimwe na rimwe hari igihe haza ingorane, hari nk'izagiye zituruka ku bihe, ugasanga ibihe ntibyagenze neza, nk'imyaka abantu bayitera nk'imboga ugasanga irumye cyangwa se ntabwo igenze neza. Ari nayo mpamvu twifuzaga yuko mu bihe bitaha buriya umushinga PPMDA cyangwa undi wagaruka, habayeho n'uburyo bwo gutekereza kuhira imboga, cyane cyane nko ku bigo by'amashuri ko dushobora gufata amazi mu bigega turamutse tubibonye, hanyuma bigo by'amashuri bikomoje. Uri umuyobozi w'ikigo cy'ishuri? Umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Aba mwafatanije iki? Twafatanije mu buhinzi bw'imboga n'imbuto ndetse n'ubuhinzi bw'ibihumyo mu rwego rwo kuzamura imirire y'abanyeshuri dufite tugaburira ku ishuri ku manywa. Ubwo ubona ubwo bufatanye bwaramara iki abanyeshuri bawe? Ubufatanye bwadufashije byinshi, navuga nka 3 by'ingenzi. Twari dufite ikibazo cy'amafaranga kugira ngo abana tubagaburire, nuko ababyeyi baduhaga amafaranga tukabasha guhaha. Bataraza rero ngo dufatanye duhamike n'umushinga wa PPMDA utaraza, twari dufite amafaranga menshi twakaga ababyeyi, bigatuma hitabira abana bakeya kuko twabakaga amafaranga menshi. Ariko umushinga umaze kuza ukatwifasha mu buhinzi bw'imboga n'imbuto, bwatumye amafaranga agabanuka, abana babasha kwitabira ari benshi, tugera ku kigero gishimishije. Ikindi cya kabiri byadufashije nuko twatangaga uburyo bumwe navuga bw'ifunguro ridahinduka. Umva twabaga dukoresha akahunga n'ibishyimbo igihe cyose, ariko aho baziye badufashije kongera imboga n'imbuto mu ifunguro duha abana. Ibyo ndi kubaza ndabikubaza maze guha umwanya nanone mugenzi wawe Mbanzabugabo Eri. Murakoze cyane. Nawe naze nabaranatubwira nimba ari umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Uri umuyobozi w'ikigo cy'ishuri? Murakoze, ndi umuyobozi w'ikigo cy'ishuri Groupe Scolaire Mugano iri mu murenge wa Maraba. We mwafatanije gute na Duhamike Adri muri uyu mushinga? Duhamike Adri twafatanyije mu rwego rw'uburezi, ariko nanone nk'uko wabivuze ko nakurikiranye ibijyanye na gahunda yo kurwanya imirire mibi. Ibikorwa byayo ndabizi ku itsinda ry'abamama bari bafite abana bagaragaza imirire mibi iri kwa muganga ku kigo nderabuzima, ariko nanone nkanabamenya mu kagari Groupe Scolaire Mugano irimo mu itsinda ryitwa abakeneranye, itsinda ry'abamama. Wabafashije iki rero, mwafatanije gute kugira ngo ibikorwa bitabe ibyabo gusa? Kugira ngo ibikorwa bitaba ibya Duhamike gusa, habayeho ubufatanye n'inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'umurenge, urw'akagari ndetse no ku rwego rw'umudugudu, ariko bikaba byari ibikorwa byagizwemo uruhare cyane n'abagenerwabikorwa kamara, aribo b'abamama n'abana babo ndetse n'ibigo by'amashuri 3 bifite abana biga mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye biga bataha. Wowe numvise uvuga amatsinda cyane, ariko ntabwo numvise ku kigo cy'amashuri, ku kigo cyawe barahageze bagufashije iki? Ntabwo mwafatanije iki? Icyo twafatanyije ntabwo ari ikigo cyanjye cyonyine, ni ibigo 3 byo mu murenge wa Maraba, icyitwa Groupe Scolaire Shyembe na Groupe Scolaire Kabuye, n'icyo ngicyo mbere y'umuyobozi. Twafatanyije mu bikorwa bijyanye no gushaka uburyo b'abanyeshuri biga mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye biga bataha bafata ifunguro ryuzuye ku ishuri saa 6 hamwe. Hari icyo rero mugenzi wawe Nizeyimana Alex yavuze, aravuga ati mbere ababyeyi basabwaga amafaranga menshi ugasanga rya funguro ntiribonetse. Ese ayo mafaranga yagabanutse ku kihe kigero? Icyo tugihuriyeho, uretse no kuba menshi harimo n'abatarayabonaga. Nyuma rero y'ibi bikorwa, ya nkunga y'umubyeyi yaragabanutse, ndetse igera naho umuntu abona ko nta kongera, ahubwo twatekerezaga kugabanura, kuko mbere bigitangira umubyeyi yasabwaga 3,000 ku kwezi, ariko hamwe n'ubu bwuganizi bwavuye mu bikorwa abana bakoze ubwabo n'ababyeyi na twebwe ababarera, ubu turangije uyu mwaka bigeze ku 2,000,
kandi ubuhamya dufite ni uko abana bose bashoboye kubona ifunguro kandi bakabona ifunguro ryuzuye. Reka rero ngubaze dusoze, wenda na mugenzi wawe arakungana Alex, cyangwa se nushobora no kubisubiza byose nta kibazo, ariko turasoreza kuri iki kuko nicyo tugiye no gusorezaho ku bagenerwabikorwa kamara bari hano. Ese aho bya bihumbi 2,200 umubyeyi yagezeho 2 ku kwezi, Duhamike Adrien nimara kugenda ntibigiye kuzamuka bikikubita kuri 5, 6 bigasubiraho byari biri? Dufite icyizere ko bitazazamuka kubera yuko ikinini badukoreye, baguye imikoranire y'ubuyobozi bw'ibigo n'ababyeyi n'abanyeshuri. Birya bikorwa byunganira ni ibyacu twebwe ubwacu kuruta uko byaba ibya Duhamike Adrien. Guhinga imboga turabizi turabishoboye kandi ku butaka butoya, ndetse no kubyaza umusaruro andi mahirwe yose yagaragara hafi y'ikigo ndetse n'agaragara mu babyeyi. Dufite icyizere ko ataziyongera rero. Reka Charles tubwire nawe uburyo muzabikomeza. Alex murakoze cyane. Ntabwo njya kure cyane ibyo mugenzi wanjye avuze, ntabwo ibikorwa tugezeho bizajyana n'uyu mushinga wa PPMDA, kuko abanyeshuri, ubuyobozi, ari ubw'ishuri, ari ubw'inzego z'ibanze, ari ababyeyi turera, twese twamaze kubigira ibyacu. Icyo rero uyu mushinga wadufashije ni ukudukangura mu mutwe, uratwigisha, utuma dushobora kwigira. Ubu rero ntekereza yuko ibikorwa by'umushinga bizakomeza mu bigo, kandi impungenge mwari mufite yuko amafaranga azongera akiyongera, ntabwo aziyongera rwose. Murakoze cyane rero, imvugo iringiro. Reka tubashimire cyane Karame, tubashimire hanyuma uko bavuze ko bazabikomeza, reka twumve, umfasha ikintu ushaka ko nabo bazabikomeza bitazahita bisinzira. Uriya abayobozi jewe ndabemera, kandi igihe wa mugani ese biriya 2 koko nibyo ababyeyi bishyuzwa. Hari akantu wahoze mbona mu gitondo, umwarimu yatumye umwana amafaranga 2,000 y'amafoto. Ni directeur wabivuze. Mwarimu araza yibwira abanyeshuri ati murasoga 5 by'amafoto. Umwana ageze mu rugo abwira umubyeyi ati turashaka 7 by'amafoto. Umudamu nawe abwira umugabo ati sheri, umwana wamutumye 10,000 by'amafoto. Kumve ese biriya 2 koko bivugiwe hano na directeur ababyeyi niyo mutanga? Turashaka abantu banga, harimo n'abantu bahawe inkoko. Niba tubwire duhite tunakomeza batubwira uburyo bino bikorwa bitazasinzira bitarangiye. Mwegere hino, ntabwo turi basanga aho ngaho. Mwegere hino, dore ndabona n'ikirere gishobora kuba cyiza. Abantu batavuze muracyatinya? Murakoze cyane. Hariya inyuma nawe muze. Reka duhere kuri uyu mugabo uje utwegereye, witwa nde? Sokaremanyengo Daniel. Mu by'ukuri ndahamye neza ntashidikanye ko n'ubundi aho twari tugeze dutanga nyine amafaranga 2,000, cyane ko dutuwe n'ubundi tuza no gufatanya ibikorwa byo byano ku kigo cy'amashuri, ko hani kwiriro ry'abana bacu barangije kubigira ibyacu. Rero yaba n'amatsinda yose dukoreramo, twese tuza gufatanya ibikorwa bijyanye n'imirire myiza y'abana bacu. Ese koko ni 2,000? Ni 2,000 rwose. Hanyuma se ni iki cyizere mufite yuko uyu mushinga nuhagarara PPMDA wenda amafaranga atazazamuka? Icyizere dufite ni uko tuzi neza ko ibisubizo byose biri muri twebwe, kuko twarangije no kubibona, turabifite, tubyifitemo kandi tuzabikora. Urakoze cyane. Arashaka kubaza Kalisa. Yego. Ndashaka kubaza abantu bahawe inkoko. Izi nkoko ni iz'amagi, ziratera gusa, ziranasaza. Ese mu by'ukuri ntabwo zatera zigasaza zikajyaho zigapfa bikarangiriraho? Ese muragura izindi cyangwa se muzasigarana amagi gusa? Bari hehe bahawe inkoko? Yaje. Ubu yahawe inkoko? Yahawe inkoko. Aha, nuko. Nitwa Siyongero David. Uriya inkoko twahawe, inkoko zitera amagi, igihe kikagera zigasaza. Ubu rero aho igihe kigeze ubu ngubu zamaze gusaza, zimaze gusaza, ariko umusaruro wari wagiye uboneka. Rero umusaruro wari wabonetse ku rwanjye ruhande, nageragezaga kuvanamo ibiryo byazo.
ubundi mu butaka butoya nayo ifite nkagerageza kubona ifumbire yo gufumbira muri ubwo butaka, kandi ngerageza no gushaka kongera imwe mu mirima nakoreragamo, ubona ubushobozi bwo gukodesha imirima yisumbuyeho cyane yo mu kabande kugira ngo mbashe guhinga za mboga n'imbuto. Ibyo byabyawe n'inkoko, ariko se Duhamikadiri muri uyu mushinga nihagarara uzongera worora inkoko zaguhaye ibyo byose cyangwa bizaba bihagarariye aho? Nshobora no guhindura umushinga kuko ubu ngubu namazemo no kugura irindi tungo rigufi, maze kubonamo ihene ebyiri, ndetse ubwo nagiye nagura n'imirima nakoreragamo nk'uko nari maze kubabwira, nkodesha yo mu kabande kugira ngo mbashe guhinga imbuto zimpa amafaranga atubutse buri mwaka. None se babigishije uburyo ushobora kuva ku mushinga umwe ukajya ku wundi, cyangwa uburyo watekereza no ku mishinga myinshi? Bijyanye n'amahugurwa twagiye duhabwa n'ubwenge twagiye tuvoma muri Duhamikadiri, ushobora no kwimura umushinga ukagura umushinga ugakora n'uwundi. Ari ubuhinzi ushobora kuwukora, ndetse n'ubworozi ukawagura ukagenda utera imbere. Ikibazo cyo nakubwire, abantu bahawe ingurube noneho tuvuye kuba inkoko, izi ngurube nimugiye kuziteka ku munsi mukuru zigashira, ugasanga musubiye muri bwa bukene n'ubundi mwari murimo. Meruriya mubyeyi mikoro uyu yahenuka. Izi ngurube ntabwo mugiye kuzirya kuri Noheli, ugasanga noneho musigaye mu bukene nk'uko mwari muzigiye kurangira n'ino minsi mikuru. ingurube ntabwo tugomba kuziteka mu minsi mikuru, ahubwo tugomba gukomeza tukazorora, kuko iyo ibwaguye ibasha guteza imbere urugo mu gihe cya bugufi kiruta ikinka, ikabyara n'inka. ubwo rero yewe cyane cyane impamvu nakomeje gutera cyane, numvise napfaniranye cyane, ndashimira cyane cyane nyakubahwa perezida wa repubulika rwose wafashije uyu mushinga kugira ngo ugere mu Rwanda, kandi ibintu byose bikagenda neza, ugere muri iyi mirenge yacu. Imana ibaho umugisha, kandi ndongera no gushimira na Fideli na Gerard batubaye bugufi cyane. Ni ukuri bakoze igikorwa gikomeye cyane. Imana ibaho umugisha kandi ibahe amahoro. Ubasabiye imigisha rero, niba sesekareho. Antoni, ngira ngo ndabona rero ikirere gishobora kuba cyiza mu kanya, ngo twakwakira umuyobozi, gishobora kuba cyiza. Reka twakire umuyobozi. Nishimiye tunamenye neza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge uburyo bagiye gukurikirana ibi bikorwa. Birashoboka yuko Duhamike yagenda izangurura ko bakaziteka, ariko banza natubwire ibi bikorwa nawe hanyuze hirya no hino arabibona, cyangwa baje cyangwa badutuburiye. Murakoze cyane. Nitwa Nshimiye Muremyi Rora, umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Kigoma. Nk'uko abagenerwabikorwa Kamara babyivugiye, ibikorwa hirya no hino birahari, kandi n'icyari kigamijwe gikuru ntabwo wenda ko ari uko ibikorwa by'ako kanya biboneka, ariko ngo abantu birangirane n'uko umushinga urangiye. Icyari gikomeye n'ubwenge abagenerwabikorwa barahuye muri uyu mushinga buzatuma cyangwa bukomeza gutuma ibi bababwiraga babyikorera hirya no hino. Ngira ngo hafi umurenge wose ibikorwa bya Duhamikadiri birahari, kandi aba baturage bashobora kubyikorera, ndetse n'abaturanyi babo bakabareberaho. N'ingingo zingaho zizavuye mu bukene zikaba zifashisha ubu ngubu. Twakoranye n'imiryango 240, kandi ku miryango 240 dutekereza ko hari nk'izindi inshuro 2 cyangwa 3 zayo zirimo zirebera ku bikorwa, kuko niba umuturage ahinze umurima w'imboga, mugenzi we akareba uburyo usa, ubu nuko muje ari mu gihe cy'izuba imirima imwe ntimubashe kuyibona, ariko nk'umugihe nko mu kigo kiri haruguru mukareba nk'urutoki ruhari, umuturage yahanyuze ufite umurima hafi haravuga ati burya muri ubu butaka hashobora kuva urutoki rumeze gutya. Kimwe niba ari umurima w'igikoni cyangwa niba ari ayo matungo, umugenzi we baturanye iyo abonye ko umugenzi we yiteza imbere, nawe ahita abyigiraho akabona ko bishoboka kandi bidasabye ubushobozi buhambaye, ahubwo icyangombwa ari uburyo bw'imitekerereze. Murakoze cyane. Rero ikibazo gisa nk'aho ari icya nyuma nababaza, ni uburyo mugiye gukora follow up cyangwa se ikurikirana ry'ibi ngibi, abaturage babashije gufashwa na Duhamike bakabaha amatungo, wenda kugira ngo ayo matungo atazangirika. Murakoze cyane. Ngira ngo
abaturage bagiye babibwirira ukuntu bari kubyaza inka mw'ingurube, ingurube mw'inka bikunganira ino gahunda ya gira inka. Ni ukuvuga niba umuturage afite ingurube ikabwagura ibibwana 4 akabijyana ku isoko, ahita abona inka bitamugoye, ku buryo rero abenshi muri aba ngaba n'ubundi mwabonye ko bagiye babihera ubuhamya ko bakuyemo inka ndetse n'ibindi bikorwa. Rero umushinga iyo urangiye cyane, umushinga nk'uyu mwiza twagize, aba bose mubona ni abarimu bo ubwabo pe, ni abarimu dutekereza ko bazakomeza kudufasha kwigisha bagenzi babo, tukaba tutazabarekura. Nibwo buryo bwo gutuma umushinga aho wanyuze rwose no mu gihe kirambye wazaza azasanga, niba nakwita bimwe bita trace za Dynamique Adri cyangwa za Pepe Mudeya, babyita mu Kinyarwanda bavuga ni ikirari. Ibyo byose Dynamique ntabwo izaba yasibanganye mu murenge wa Kigoma. Harimo ubwenge, harimo abarimu, kandi mu rwego rw'ubuyobozi ntabwo tuzabarekura, twumva ari ibikorwa bizaramba. Reka tubashimire cyane Dantoni, tubashimire. Reka natwe ariko twishimire. Twebwe se ujya gutera uburenza kadusaho amashyi, kadusaho amashyi uburenza arabwiba. Urumva se ntabwo twabashimira ngo natwe twibagirwe. Nibyo ngira ngo twakoze cyane, twavuze cyane. Hanyuma rero Kalisa ngira ngo twajya kana ku musura. Turashimira cyane abafatanyabikorwa kamara b'umushinga PPMD. Turashimira kandi Dynamique Adri cyane. Turashimira cyane, turi muri ubu bwatsi. Reka dushimire cyane Bizimana Gerard, umukangurambaga w'uyu mushinga muri kano gace duherereyemo. Dushimire cyane Mbanzabugabo Eri, Nizeyimana Alexis na uko ukesha ndetse na Shimye Umuremyi Rora. Uyu nguyu tugezeho n'umunyabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge. Abo bose barafatanya bagitifu. Ariko rero ngiye kwicira inzira. Aba bose barafatanya mu rwego rw'umutekano, ngiye gusuzuma ibikorwa batubwiye. Twabanye hano yitwa Ngoboka Dantoni. Aba bose barafatanije kugira ngo inka ibyare, ingurube ibyare inka, inkoko ibyare umurima. Ibyare n'ihene rega. Ibyare n'ihene. Barafatanya, iyo badafatanya ntabwo byari gukunda. Buriya nta bantu tugiye kugenda tudashimiye Nyamwanga iyo byavuye. Barabagabo twaba tubaye. Reka dushimire Sabo watuzanye, bahita banadukura kuri bino mikoro. Hari n'undi tunashimire Nuwero uri kuri antene Huye, irimo kwiguma biconnecta kugira ngo bitavaho. Na bariya bagabo dushimire Edouard Ndekezi, bariya turebye nabi izi mikoro bahita bazikuraho. Bazikupa na engineer wa Yezu Jean. Hanyuma nani gushimire cyane Dantoni, nanjye ntabwo nasiga nagushimire cyane mu rugendo tumaranye iminsi kabisa tubwira abantu. Yewe rero nari Kalisa Evariste, nanjye nari Dantoni Gasigwa. Reka dusubize muri studio Nuwero, gahunda za radio Huye zikomeze. Murakoze cyane. Radio Huye, radio yawe, hafi yawe. Radio Huye, c'est ma radio, c'est notre radio préférée. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone.